Kose isi sa. Yo sa rwose nese. Sohoka ne. Mapiri bakira ntwatwa. Sohoka ne. Nabibemereye ko nzaba. Nese nyine hari ibyo yemera se ntubikore. Twemera rwose aho rumo. Birateguye. Rwose birateguye nta kibazo. Yo musi ni sasa. Ase ji twayizanye siko twavuze ko tuzazana ji nkambona itahari bimezo murebe neza ko bihari Kande murebe neza pe nayirimo ibyo mwazanye ariko nta ji mushyirasi oya nta ji irimo mu byo mwaza Eda nibikira tese yabitari mukuremo ibintu byose ndende oya nta ji irimo umurango oya sinango mwado Onye ntayirimo nta ji irimo da batanze amafaranga yo kugura ji nta kintu waba kutira nta kintu watubwira nyine mwita nk'umuntu ujya kureba ji nyine muhita nk'umuntu ujya kureba ji nose ntibyumvikana nyine amafaranga arahari ngenda y'aba amafaranga si icyabuze hano kwa ko bimeze da ntakora picnic ntakwiye gushakwa igomba ji rero ukuntu bigiye kugenda wogiye kujya kuyizana wowe jya kutuzanira ji amafaranga se mutagara yaguha kutuzanira ji oya yewe ntabwo niko ibintu bimeze nose urajya kuyizana urabihakanye ndabihakanye niwe bigoye impossible ji ntabwo uyizana ntayo najya ntabiza kuzana wapi sibwo byose babyanze sibwo bose babyanze jya kuzana ji wapi ntabwo muri boniri jya kuzana ji ntaho ndi buke ntabwo ujya kuzana ji ntaho ndi buke reka none njye nkwereke none ubu turabigenza dute none bose babyanze sibyo aze nkwereke njye sinajyo naza kubirya se ntari none reka mbereke mapiripi ugeze ngo we uri kumva ugiye guhitamo umuntu ujya kuzana ji n'umuvuga nta n'ikindi kintu kiri buve umva navuga noneho nagiye anko jya kuzana ji yewe se no yahisemo mwana jya kuzana ji none wongera jya kuzana ji kuzana ji jya kuzana ji nose ningenda ntabyo bijya nabi ntabwo tubirya tunabibitse aka tube tunabibitse muri buryo oye yewe genda nose ningenda ntabyo muri burya ntarabi ya nose turabicuza mubirya nyine ntarabi mubirya ntarabi indi kurusha ubunini sha inda yawe kurusha ubunini wenda imineke genda wananayishyize aha no kugira ngo ibintu ntibihari birahari bishyireho yose birahari ngenda ayishyiraho kariya kantu ubundi indi ikarusha ubunini ndabacunze ndebe ko banakora baba bari kumbeshya ukuntu ngo batari buyirya ndareba ko batayirya simba bagiye gutangira nabacunze bagiye gutangira kuyirya mani amasaha 6 arashize ubu nge ndanzuye ibyo nibyo byo bwose oya ubu twayiri ubundi ngiye kariya kantu nanaka umusore ngebyo yaragiye ntandangaza ijya mu isoko wanjye mwambwira ko mutari buyirye ngenda bifatiye nabacunze ubwo se nimuyiriye nziko mwamuri kumwe ko mutari buyirye Ijuza nyirihe kwanza ibyo twamutumye biri he nyine nanisha ndi kureba ko mutayirye ugeze ngo wihishe nanisha nyine ndi kureba ko mutayirye amasaha 6 yose nose nimuyiriye ndanini bwana njeka nkubwire ubwo se nimuyiriye mwamutangiye kuyirya ubwo se nimuyiriye mwamuri kunshuka ngo ni muri buyirye njeka nkubwire ubonye ko dufite indanini amasaha 6 turagutumye amasaha 6 tunza abantu ngo niba ngo tuyirya rero turahire turamaze niba ari twebwe dufite inda nini wewe none ufite icyobo sha wewe none ufite icyobo ari twebwe nawe wanze kuno mwamuri kumbwira ko mutari buyirye ushaka bitegereza hari amasaha 6 ubwo bini biti mwamukuru wewe ndacu niri gore sha twazanye muri piki ubundi wone narakubwiye uyu mutwe wawe umeze nk'ikibuga cya basket niho tumugira amafuta ibyo
oya reka twe kukwima nta muntu wakwima nta muntu wakwima mwana nta muntu wakwima mapiripi urabashyigikiye nta nawe uri burare nta nawe uri burare